Tubahaye ikaze kuri Mwami Media TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku hantu habiri hakomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Amazina akaba arakomeye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Aho hantu hakaba hari ibigabiro bya Rwabugiri hombe. Tubahaye ikaze kandi mukomeze gukora subscribe, share na comment kugira ngo video zizajye zibageraho zigisohoka. Aho hantu tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu ni ahitwa Ihumure mu karere ka Gatsibo ndetse n'ahitwa i Rugenge mu karere ka Bugesera. Humure ni umusozi wirengeye uri hagati ya Nyagisozi, Kageyo ya Gatsibo, Remera, Kirwa na Muhura mu Rwanda rwo hambere, aho hari mu karere k'Ubuganza, ariko ubu ni mu mudugudu wa Kigabiro, hagati y'akagari ka Kigabiro, umurenge wa Remera, akarere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mpinga ya Humure hari urugo rw'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Indi mirwa Rwabugiri yubatse muri ako karere ni Gatsibo y'Imitoma ndetse na Rwamagana. Abasheshe akanguhe basiganura amateka ya Humure bavuga ko umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ari we wayise iryo zina ubwo yari ahagize arambagira igihugu akaharuhukira. Aho Ruganzu yaruhukiye ni ku rutare ruri mu ibanga ry'uwo musozi ahitwa Ryanjero, hari n'iriba ryitwa rityo. Ibigabiro by'Ihumure byari bigihari kugeza mu gihe cy'ubukoloni, ariko ubu byarashaje, hasigaye kimwe gusa bavuga ko nacyo cyari ku rugo rw'umwami. Icyo kigabiro ni igiti cy'umuganashya Abanyahumure bita Ruganiriro, kuko ngo aricyo bakeshaga inzoga y'inziramvuzi ubwo n'ubuki. Muri icyo kigabiro ngo bagikagamo imizinga ikinjira vuba kandi ikera cyane. Hafi yo mu bigabiro Ihumure hari ikindi giti kinini kandi kirekire cyane abaho bitaga Ndaruhutse, cyayoboraga abaturutse kure, by'umwihariko Abanyarwanda bavuye guhaha i Bugande. Umukambwe watubwiye amateka ya Ndaruhutse Abanyarwanda bavuye i Bugande batazi inzira bayoborwaga n'icyo giti, batangiraga kuyoboza bageze mu Mutara. Abaho bakabereka umusozi wa Humure wagaragazwaga n'icyo giti Ndaruhutse, bakaza bakirangamiye ntibayobe. Uvuye muri izo nzira ngo yatangiraga kubona Humure ageze i Kaborogota. Nyuma icyo giti cyagushijwe n'umuyaga bitewe n'umuriro abashumba bagicanagamo. Hari abavuga ko Ndaruhutse wari umuvumo w'umurengarutare wamezemo ikigorogoro ari cyo gihondohondo, ngo watewe ari igiti cy'umutsindo w'u Rwanda rwashaka gutsinda Nyirabiyoro wari utuye mu mubari wa Kabeja. Uyu Nyirabiyoro nawe tukaba tuzamugarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Ihumure hari igikingi cy'ishyo ry'inyambo zitwaga Intabangira, zari zishinzwe umutware ry'umugaba.
Mbere yo kuhazana iryo shyo ry'inyambo y'umugabo yabanje kuharagira inka yari yaragabanye igituza zitwaga impezamihigo. Abonye ari urwuri rwiza arazihakura bahazana inyambo. Ni koko rero ngo hameraga ubwatsi buryohera inka cyane, cyane cyane inyovi, uruhihi n'ivubwe. Twibutse ko inyambo zitarishaga aharagiwe andi matungo nk'ihene cyangwa inkoko. Intabangira zabyariye uburiza n'ubuheta ihumure, nyuma zirimuka zijya i Murambi n'Induba. Hantu ndangamateka tugiye kugaruka muri Ntara y'Iburasirazuba ni ahitwa i Rugenge. I Rugenge ari nayo kigabiro cya Rugenge iri mu Ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Ramiro, umudugudu wa Kagasa. Aha hari urugo rwa Kigeli wa kane Rwabugiri, kandi ni naho honyine mu Bugesera hatuye umwami w'u Rwanda. Muri uru rugo umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari ahatungiye umugore w'umurundikazi witwaga Murerwa wa Ngwije. Murerwa yari yarazanye mu Rwanda na musaza we Cyoya, nyuma yo kwigomeka ku mwami w'u Burundi agahungira mu Rwanda. Cyoya ntiyaje wenyine kuko yazanye n'ingabo yari ayoboye zitwaga Inyange. Ageze mu Rwanda umwami Rwabugiri yamutonesheje cyane, ndetse anamugira umwe mu batware bakomeye mu gihugu. Nyuma ariko Rwabugiri yaje gushyingira Murerwa umuhungu we Sharangabo. I Rugenge ahahoze urugo rwa Rwabugiri ubu hasigaye igiti gito cy'umuvumu abari baratemye kiza gushibuka. Ahari urwo rugo ubu hubatse uruganda rukora ibyuma ferabeto. Nko mu birometero 2 uvuye aho umurenge wa Rweru, akagari ka Nembo, umudugudu wa Rutete, hari ahitwa Kavure ka Rwabugiri, aho inyana ze zashorwaga. Ni iriba rito bivuga ko ryafukujwe n'umwami Rwabugiri, bityo riramwitirirwa. Aka Kavure n'ubu karakifashishwa n'aborozi bo muri ako karere mu kuhira inka zabo. Inka nkuru zo ngo zashokaga mu iriba rya Nyirarubomboza. Aho uwo Murundi Cyoya yagabuwe n'umwami Rwabugiri akahatura yahise cy'intambwe. Intambwe ni ijambo ry'ikirundi risobanura intare, dore ko ako karere karimo inyamaswa nyinshi z'ishyamba zirimo n'intare. Cy'intambwe ubu ni akagari ko mu murenge wa Rweru urimo n'iriba rya Rwacyoya, bivuga ko ryafukujwe n'uwo Cyoya. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, aho twagarukaga ku hantu habiri hari mu Ntara y'Iburasirazuba haranga umurage mu Rwanda. Hakaba ariho hantu habaye ibigabiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Aho twatangiriye Ihumure ndetse n'Irugenge.